bundi inzozi zerekana yuko ziri ku buzima bwawe nyakuri kandi zihetse ibisubizo. Icyambere ni ukurota uhagaze wenyine ahantu hatuje, nko ku mazi, mu ishyamba, mu nzu, bikubwira ko icyemezo ushaka gufata cyangwa ibyo utekereza watinye gukora udakwiye kubitinya, kuko ni igihe cyawe cyiza cyo gushyira mu bikorwa. Yego, wayumvise iyo nzozi? nayumvise. Kurota uhagaze wenyine ahantu hatuje, ku mazi, mu ishyamba, mu nzu, bikubwira ko icyemezo watinye gufata ari icy'ukuri, witinya gifate, umugisha wabanze winjire, kandi Imana ibigufashemo byose. Tubibutsa ko ari inzozi zikwereka ko uhetse umugisha mu buzima. Inzozi zawe bwite kuri wowe ku giti cyawe. Ubonye undi uhagaze wabizihorera, ni wowe ubwawe, zihetse umugisha. Yego. Kurota uri ahantu hari abantu benshi, hari urusaku rwinshi, activite zinyuranye, cyane cyane mu isoko, hotels, restaurants, football, ahantu hari abantu benshi banyuranye, hari urusaku. Yego. Bisobanura ko Imana iri kukubwira ngo irinde kwivanga mu bitekerezo by'abandi utayoba, kuko umugambi wawe ufite ni mwiza, bataguhindurira icyerekezo n'imitekerereze yawe. Keep what you have in your mind. Uvuga ngo mu bitekerezo byawe ni bizima, wibivangira ujya mu by'abandi, ibyo bavuze ngo gira gutya ngo ngeraho. No, what you think, what you have, it's niko kuri k'ubuzima bwawe. Ubumwe bw'abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabateguriye ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe, nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubake ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano, ubumwe bw'abera Ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12, tubondora, tubagaburira, tubashyitsa ku kigero cyiza. Kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza, kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu kigo kigushishikaje ukumva ukinezerewe, fatanya n'ubumwe bw'abera Ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza, turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari ubumwe bw'abera bukoreramo. Ubumwe bw'abera Ministries si idini, si itorero, nubwo genda no kuba ryo, ahubwo no muragira kwisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose. Buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe, ariko twita ku bana. Imana ibaha umugisha. Amen. Soje nifurije kugira ibihe byiza bakurikiye ubumwe bw'abera Ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Ni mu kiganiro cya nimugoroba, Build an Everlasting Legacy cyangwa nkwanira abawe. Tutibagiwe Seeds of Joy, ndetse turi kwinjira no mu bihe byo kwishyura mitiwere. Haba hari abadafite ubushobozi, kandi wewe wahiriwe, Imana ikagaguha umugisha. Jya wibuka no kugira icyo ukora ku batabasha kugira ngo n'umuntu wahiriwe gutanga no kwigomwa. No kwigomwa. Yego, nukuri nta muntu uhirwa byo gutanga afite, ariko biva no ku mutima. Nongere shimira umuntu uri mu gihugu runaka umaze gutanga amafaranga 200. 200 jye ntabwo nyambisha ko ntabwo ari ayanjye n'ubundi. Yego. N'abandi bakomeza bakunze cyo ntazavuga n'izina ry'umuntu, ariko bazabona ibikorwa. Gutanga si uguhirwa, gutanga no kwigomwa. Imana iguhe umugisha. Uyu munsi rero kuri uyu mugoroba ndifuza ko tuganira ku ijambo rito cyane. Nari nibagiye kwiyambara impeta ndi kwitunganya intoki, kandi impeta numva nkunze mu buzima, ariko we ntibigushimisha Jerry? Biba ari byiza. Kuba uyu munsi nambaye ring biraryoshye kubireba, kandi
ni nziza. Hano harimo n'itariki y'ubukwe, harimo n'igihe twakorewe ko n'amazina yanjye ntago wayitora ngo bikunde, ntago byakunda kubera ubuntu bw'Imana. Ndamushimiye Claude ukorera mu mujyi wa Kigali washije kunyambika buno buryo, Imana imuha umugisha. N'undi mugenzi we bakunda gukora umurimo, wakenera impeta y'ubukwe y'umugabo n'iy'umugore, amasaha meza yasimbukirayo, yambwira nkamuhaka nimero, ubwo nitumwamamarije yego bari byiza neza. Yego, hanyuma rero ndagira ngo uyu munsi nyemerereho kuwa gatandatu nganiriza abantu icyitwa inzozi zerekeye ubuzima bwawe bwite. Inzozi zerekeye ubuzima bwawe bwite bisobanura ko inzozi zihetse umugisha wawe. Nubwo ejo twabonye icyitwa inyenyeri, ntibagire ubwoba, ku cyumweru bazasobanukirwa ibintu byinshi cyane. Ubundi inzozi zerekana yuko ziri ku buzima bwawe nyakuri kandi zihetse ibisubizo. Icya mbere ni ukurota uhagaze wenyine ahantu hatuje, nko ku mazi, mu ishyamba, mu nzu, bikubwira ko icyemezo ushaka gufata cyangwa ibyo utekereza watinye gukora udakwiye kubitinya, ko ni igihe cyawe cyiza cyo gushyira mu bikorwa. Yego, wayumvise iyo nzozi? nayumvise. Kurota uhagaze wenyine ahantu hatuje, ku mazi, mu ishyamba, mu nzu, bikubwira ko icyemezo watinye gufata ari icy'ukuri, witinya gifate, umugisha wabanze winjire, kandi Imana ibigufashemo byose. Tubibutsa ko ari inzozi zikwereka ko uhetse umugisha mu buzima. Inzozi zawe bwite kuri wowe ku giti cyawe. Ubonye undi uhagaze wabizihorera, ni wowe ubwawe, zihetse umugisha. Yego. Kurota uri ahantu hari abantu benshi, hari urusaku rwinshi, activities zinyuranye, cyane cyane mu isoko, hotels, restaurants, football, ahantu hari abantu benshi banyuranye, hari urusaku. Yego. Bisobanura ko Imana iri kukubwira ngo irinde kwivanga mu bitekerezo by'abandi utayoba, kuko umugambi wawe ufite ni mwiza, bataguhindurira icyerekezo n'imitekerereze yawe. Keep what you have in your mind. Uvuga ngo mu bitekerezo byawe ni bizima, wibivangira ujya mu by'abandi. Ibyo bavuze ngo gira gutya ngo ngeraho, no. What you think, what you have, it's niko kuri k'ubuzima bwawe. Mu gihe urose ahantu hari urusaku, mu modoka se, ma hotels, ma restaurants, mu isoko, ma halls, uri muri ya by'abacuruza ibintu binini cyane, shopping malls, n'undi hantu hatandukanye, mu isoko, market, n'ahandi hose harimo n'imyidagaduro. Birakubwira ngo reka kwivanga, reka kuvanga ibitekerezo byawe. Ibyo urimo utekereza niko kuri. Urumva ni nk'ibintu nka contraire yagiye wibonye uri ahantu hatuje. Rero umuntu abonye ari mu rusaku yasamaye, biravuze ngo ugiye gutakaza ibintu bine: intego yawe, cyerekezo cyawe, ugiye guhusha intego wari ufite, kandi kanuzabara kuko wishinze ibyo abandi batekereje. Yego. Uyu munsi si byiza ngo ushinge YouTube channel, ahubwo waba umukameramani. Ibyo byakwinjiza kuruta kuri kuvanga. Ariko niba nta mpano yo kuba umukameramani, genda wige editing. Ushaka kutabiguha byose undi kamuha byose, kuko abandi ubona babikora byose ukavuga ushaka kumera nkabo, ntabwo byagushobokera. Hari undi wajya guhinga urusenda kandi akunguka, undi agahinga ibitunguru akunguka, undi agahinga ibirayi akunguka, undi agahanagura inkweto akunguka, undi agacuruza akunguka. So nicyo kintu gisobanura. Inzozi ya gatatu yerekana wowe ko ufite umugisha ugomba kwitonda, ni ukurota usoma ibitabo ariko ntiwumve icyo iyo mirongo isobanuye. You can read the book ariko ntusobanukirwe icyo bishatse kuvuga. Bisobanura ko ukishakisha ariko ukuri utaranakugeraho ku rwego nyarwo. Ni ukuvuga ngo uracyari wa muntu wishakisha, uracyari umuntu mbega nturagira confidence, nturaba confident y'uwuriwe, y'icyo uri cyo n'icyo ushaka. Kuko urimo urasoma ibintu utumva. Rimwe ucuruza cyo bita ngo ni ukubaka inzu muri Espagne uri mu Rwanda. Hari umuntu uteye utyo ku buryo mu mitekerereze no mu mivugire ushobora kwirakoze business zirenga 10 mu kanwa, ariko
ego mu mivugire numva nacuruza inkweto ya Nyabugogo ya caguwa ndajya mu nkweto ya restaurant noneho ni be ukabona no muntu umutunguye ngo ba amafaranga urakora iki afite icyo yakora ntacyo yabona akora kuko byuka acuruza ipantaro mukanya kumva agiye mu nkweto mukanya kumva agiye muri caguwa ni mu bitekerezo mukanda kumva ni restaurant no kuvuga ngo nta mukandi yumva yagura spiro undi ntahamye mu bitekerezo avuge ngo iki ndacyitaho ngifokasinge icyo gihe rero nta nubwo Imana iguha umusada kuko ntabwo uri mu murongo mwiza wo guhabwa kuko ntacyo uramenya gukora yego icya kane kurota nyoko bukwe na sobukwe ku buriri bwawe ashobora kuba ari nyoko bukwe ashobora kuba ari sobukwe bivuze iki biravuze ngo iterambere ryawe ikiriho urugo rwawe bagiye barashaka kurusenya ariko ntiwemere ko baza kurusenya ikintu buriho Imana ibiguhishuriye kugira umenye ngo kuko ubundi kubona nyoko bukwe aryamye mu gitanda ni ibintu bitoroshye kubona sobukwe aryamye hagati yanyu n'umugore we ni ibintu bitoroshye ariko bivuze ngo ni inzozi zikwerekeye barimo barentoxika your brain barimo barangiza ubwonko bwawe bizatuma uwo mwashakanye umwibagirwa noneho kubera ko mutanasambanye physically ariko ko bajya binabaho ariko hari amagambo agiye kwinjira mu matwi mutakarizanye icyizere mwebwe abashakanye bivuze ngo nta rugo ruhari so ugomba kurwana intambara ntibagaruke muri izo nzozi ukabisenya ubuti oya papa ntiyaza hamwe izina rya Yesu twikarandura kureho ibyo nabyo biri mu mpamvu zitera abantu ikintu cyo kuba ridicule kudafata ibyemezo no gutinya wabonye nyoko bukwe mu buriri please senga cyane wabonye bukwe mu buriri please senga cyane ariko nidetashe ku bintu byabo yego niba wagendaga kabiri ku munsi genda rimwe ku munsi niba wagendaga rimwe ku munsi gendayo kabiri gendayo rimwe ku munsi ubutaha ugende kabiri rimwe mu minsi ibiri kugira ngo bazahinduka uko nibakumenyera bazavuga uko bashaka yego yes ndihuta cyane ikindi ni ukurota umunyagirwa wenyine ntawe gutwikira ntawe gusanga imvura ikagwa pe mu nzozi ukanyarwa gushiriraho ukanyarwa gashira burundu biravuze ngo ubundi urabera imvura igwa kure ni umugisha kubikunyagiye ntago ari umugisha ni amakuba n'ibyago nta n'uwagutwikiriye nta n'uwagucumbikiye biravuze ngo nubwo ufite uri popular ufite population ukunzwe bakuzi ariko urugamba ugiye kwinjiramo n'urwawe wenyine bazakure kunyagirwe bazakure kuvunike bazakure kukomereke bakwihurire pe ugira ngo ariko Imana ngo bamaso komera humura ndi kumwe nawe kuko amaboko y'abantu yakuvuyeho ayi Imana arakwifatira Imana ishimwe cyane icya gatandatu ni ukurota uganira n'uwo wari uzi mu nzozi si wowe wifuzaga kurota uganira n'uwo wari uzi mu nzozi bivuze ngo uwo muntu ashobora kuba ariho cyangwa yarapfuye niba yarapfuye ni akaga gakomeye uragomba kurinda ubuzima kuko no guhomba wahomba nawe ubwawe ariko niba akiriho biravuze ngo Imana ashaka kwica mu bwonko ayobya ibitekerezo ayobya uriwe gerageza wihagarareho nakubaza umuhisha ibyo utekereza nakumubwira utuntu tugufi tungana n'ibyo ukwiye kumubwira ubundi hari umuntu ubwira inkuru irambuye hari umuntu ubwira inkuru y'igice hari umuntu ubwira mu muntu uze mu masilenge hari n'umuntu ubwira wewe ariko mu kantu gato cyane so ni ukumenya ubwenge how we talk how we react how we stay alone ukuvuga uko utekereza uko ufata imyanzuro mu bintu n'ukuntu buri wenyine wiheza how ukuntu wiheza kandi ukiheza ntawe uhemukiye kugira ngo ujye distance urebe what's going on kugira ngo wiproteje ku makuru yawe kuba turi mu gikoni utetse ni inzu zo ku muntu zihetse umugisha burya kuba utetse bisobanura ikintu gikomeye urimo urahindura ibitari biribwa kugira ngo biribwe
mu buryo bwa mwuka wera ibintu bikubiye bigoye mu buzima urimo urasitarayivinga, uri muri struggle yo kugira ngo ibyiza byawe bitaza gutakaza agaciro. ubwo urimo urahindura kugira ngo ibintu bibe byiza kurutaho. Ikibi ni ukubirya gusa, bajya babimenye ako babitetse. Ibyo bivuze ngo ugomba kubipanga ukabitekereza, ukavuga uti ndi mu gikoni nteka, ikindi ni ugutanga service, ikindi ni ukugira umutima wagutse, ikindi ni ukugiye kugaburira abantu benshi cyane. Biravuze ngo Imana igiye gusukaho imigisha ikomeye ku buryo no gufasha abantu bayo. Kurota utwaye imodoka. Ibintu bivuga kenshi. Kurota utwaye imodoka uri wenyine mu modoka, nta muntu muri kumwe, uri wenyine, bivuga ngo umaze kumetiriza ubuzima bwawe, urabusobanukiwe, urisobanukiwe. Ikibuze ni ugushyira mu bikorwa. Imana irakwemera kuri smart, Imana irakora ko umunyamugisha, ahubwo wigizemo ubwoba ngo sigiye ko ntatunze imodoka. N'abatayigira barayirota, bayitwaye neza cyane, bayikura muri parking, bayiparika wumva unezerewe. Bivuze ngo umaze kuba mature enough, ibitekerezo byawe n'imbaraga zawe na biza ugiye kubikora kandi unezerewe. Yego. Kindi ni kurota abantu bagutera amabuye. Yego. Ni ukuvuga ngo ni amagambo menshi bagufiteho, bashaka kugerekaho, none nawe uri kubatera undi bakayagusubiza. Ubundi umuntu w'Imana bamutera amabuye ntayasubiza, ahubwo bagutera hasi mukayabihuka batereka, ntabwo ko umuntu yazaca kuri iyo nkoni buriya. Rero ni byiza ko wirinda, burya naho abantu bavuga ibintu byinshi, ariko wowe Imana itarakubishe byinshi ntacyo yabitwaye. Yego. Yes. Ni inzozi zerekana ko ubuzima bwawe buhetse umugisha, ariko kubyumva bikuri kuri. Yego. Kandi twibutsa abantu ko inzozi ziba ziri kwindiketinga cyangwa se gukangura. N'abasaba inzozi maze umwaka ntibakajya bazimbwira kireka zigarutse. Hari ukuntu aba yarabibitse, aravuga ati mu mwaka ushize cyangwa mu mezi 3 ashize nigeze kurota ibi n'ibi. Yego. So nibyo ngibyo nabe, ariko bijya bibaho nanone ko inzozi zikomeza kugenda zigaruka, ziri repeta, zinasubiramo, ziranakomeza zikanavuga, zikomeza zigakora umurimo wazo. Ariko icy'ingenzi ni uko izo ni izikwerekeho, kandi navuze zimwe muri zo. Ntabwo nagiye deep, sinakumenya ubagara, sinavuze uvoma, sinavuze usasa, sinavuze ubona uhagaze ahantu waranje ibintu bitameze bishyira ku murongo. Bavuze ko ni igihe cyawe cyiza cyo gushyira ku murongo. Ntabwo navuze uri mucana umuriro, sinavuze byose, ntabwo nabivuze, kuko navuze ngo ni ukwigirira icyizere no kwemera ko bishoboka. Yego. Hanyuma rero Imana ibampera umugisha, Imana ibatabara season of joy, mwibuke abantu b'Imana, munibuke n'ibindi byose bikwiriye kugira ngo umurimo ushobore kujya imbere ku Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen.